byumweru n'amezi ashize twumvisha inkuru z'ubwicanyi n'imirwano byabereye Minembwe no mu nkengero zaho. Ahatuwe n'abanyamurenge ndetse n'abandi baturage. Icyaduteye impungenge nuko igihe twasobanuraga ibiri kuberaho twavugaga ko abantu bicwa, ko drone zabarasaga mu masoko, mu nsengero no mu baturage, gahitana abantu benshi. Twavugaga ko umunsi umwe hakwiye kuzabaho iperereza kugira ngo ukuri kujya ahagaragara. Ariko igitangaje ni uko dusubije yaravuze ngo ntuzongere kuzana iyo ngingo, si ikibazo cyawe. Kuri nge ibyo bisa n'inkuru ibabaje cyane. Bivuze ko abantu bicwa bazira bari bo, hanyuma bakakubwira ngo si ikibazo cyawe. Bisa no kuvuga uticeceka. Tuzakomeza twagaragaje kububaha cyane, bityo nta mpamvu kuko nibo babiteye Uvira, kandi nabibabwiye ko Uvira yabayemo ibyo ngibyo mbere yuko dusinya amasezerano y'amezi abiri. None se ni gute mwadushyira ku mutwe w'inshingano z'ikintu twari twarababuriye mbere? Mu ntangiriro twabonaga gahunda bari bazanye ari nziza cyane. Bavugaga ko igamije gukemura ibibazo bya politike, ikibazo cy'umutekano kireba u Rwanda n'akarere, ndetse no guteza imbere ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'u Rwanda n'akarere. US, DRC, Rwanda and the region. I said, I thought this was a wonderful thing. Naravuze ngo yego, kuko turabyishyigikira cyane, tuvuga tuti mukomeze kuko numvaga ari byiza. Ariko nyuma yaho twaje kubona ko bishobora kuba byari bifite indi ntego yihishe inyuma. Mu gihe ibiganiro byari bikomeje, hatangiye kuvugwa icyo bashaka kugeraho ko ari ukurandura M23 na FDLR, hanyuma bakajya mu birombe by'amabuye y'agaciro, ibintu bikarangiriraho. Ariko mu biganiro twarababwiye tuti nibyo mushobora gukora ibyo mushaka. Ariko se gute mutekereza ko mwirengagiza abantu bari ku rugamba barwanira uburenganzira bwabo? Abo ni abanyekongo bo muri 23 n'abandi matsinda. Hari abarwana intambara ku rugamba, abandi bakarwana rwa politike hirya no hino. Nk'uko mwabibonye, harimo n'abayobozi b'amadini n'abandi benshi. Twababajije tuti ni gute mutekereza ko mwakuraho ibyo byose mutabanje gukemura impamvu zibanje zateye ayo makimbirane? Barasubije bati oya, ntibishoboka. Hagati aho hajemo n'abacancuro bari byiciro hafi bibiri by'abacancuro. Hari n'abaje mbere baza gusubizwa iwabo, ariko nyuma haza n'abandi bakoreraga inyuma y'ibyo bintu. Hari nabo batangira gutekereza uburyo ikibazo cyakemurwamo. Mu ntangiriro intego yavugwaga yari ukurandura FDLR na M23. Ariko nyuma byaje guhinduka, intego yo kurandura M23
FDLR ko bavugaga ko ikorana na FDLR ndetse na leta ya Kongo. Finishing M23, not FDLR. FDLR because they are working with the same people and working with the government of Congo. Now, all these facts, they are known. But ibi byose birazwi, ariko ikibazo gikomeye biri muri politike mpuzamahanga ni uko hari abantu batekereza ko ari bo bonyine bafite uburenganzira bwo kugena ukuri kw'ibyagombye gukorwa, abandi bagasabwa guceceka. Uyu munsi iyo utanze igitekerezo kitabashimishije bahita bavuga bati tuzagufatira ibihano by'imisoro. Ibyo nibyo baba bifashisha nk'igisubizo. That is the argument. Now, something I shouldn't forget, I said I was going to, because of the story I brought up earlier. Wica uko byagenda kose. It's like, shut up. It's none of your business. They didn't even say, are you sure they are being killed? Or are you creating a story or what? Ariko niba atari ikibazo cyanjye, se kuki kitaba ikibazo cyanyu? Kuki mutabyitayeho se? Hakataye ibintu bikomeza kuba bibi no kurushaho kutagenzurwa. Why are you not concerned? And things keep getting worse and out of control every time. So where we are now, aho ibintu bigeze, baravuga bati nimukureho ingamba z'ubwirinzi, mureke gukomeza gufasha FDLR cyangwa ingabo za Kongo, hanyuma natwe tuzabaha ibyo mushaka. Ariko bahita bavuga ngo ceceka. Ariko guceceka abantu ntibyoroshye, uko bamwe babitekerezaho. Gucecekesha abantu, ndatekereza ko ibintu bigiye kuba ikibazo cyane. Si ibintu byoroshye ko abantu baceceka. We will support those who want to come and kill you, or like they killed you last time. Gusenya ibintu byose no gufata ubuzima bw'abantu nkaho nta giciro bifite. Si politike yanjye, sina politike y'u Rwanda. Sinaceceka, nzaceceka uko mfuye. Absolutely. That is the only way to make me shut up. Icyo ngicyo nicyo nzabwirira umuntu wese uzambwira ngo nceceke. Belittling everything and gusenya ibintu byose no gufata ubuzima bw'abantu nkaho nta giciro bufite. Just maybe, I don't know. It's not my politics. It's not RPF. Si politike yanjye. Si politike ya RPF. We are a small country. Igihugu cyacu gifite agaciro gakomeye mu buryo bwinshi. Nubwo ari igihugu gito. You can do much harm to us. Mushobora kutugirira nabi. Ndabyemera. But boy, ariko ikibazo ni iki? Kuki? Kubera iki mutugirira gusa? Kwifuza ko tubaho cyangwa tuzishimira ikintu gito. Abatekereza ko bashobora gutuma u Rwanda ruzimira cyangwa 23 ikazimira nkaho umuntu ashobora kubihanagura ku ikarita. Mvugo zabo byumvikana nkaho bavuga bati tuzatuma u Rwanda rubura burundu. Njye sinshobora gutuma ibintu nk'ibyo kandi simbyifuza. Ariko nibiramuka bibaye,
ntabwo bizaba ari uko ntagerageje kubyirinda. Ndifuza gusa kugira ngo icyo mbwira mwebwe banyagihugu, ntimukajye mutaha ngo mwiryamire mutekereza ko muzabyuka musanga ibintu byose byateguriwe kuko mutagize icyo mubikoraho. Nimukomeza gutegereza impano yanyu cyangwa gufasha nk'abantu kugira ngo mubashe kubaho, biba bivuze ko igihe cyose cyanyu n'agaciro kanyu byapfushijwe ubusa. Very sad and absurd, and it will be a lot of our time and value wasted. I hope that will not happen. Nizeye ko ibyo bitazabaho.